bushakashatsi bukorwa buri myaka ibiri hagamijwe kureba uko imyigire n'imyigishirize bihagaze mu Rwanda, bityo hagafatwa ingamba zikwiye zo guteza uburezi imbere. Umwaka wa gatatu w'amashuri abanza dusuzuma abana ubumenyi bw'abana mu Kinyarwanda, hanyuma tukanasuzuma ubumenyi bwabo mu Cyongereza ndetse no mu mibare. Mu wa gatandatu w'amashuri abanza naho nuko, ariko ho ntabwo dusuzuma Ikinyarwanda, dusuzuma Icyongereza n'imibare. Hanyuma mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye tugasuzuma abana mu Cyongereza, imibare na siyansi. Ubushakashatsi bakoze ubu ngubu 49% gusa nibo babashije nibura gusoma amagambo 35 gusubiza hejuru, nibo babashije kuzuza ibipimo. 71% nibo babasha gusoma ayo magambo. Dufite ikibazo gikomeye cyane cy'uko abana basoma ariko wababaza ibyo basomye 44% gusa nibo bashobora kugusubiza neza ibyo basomye ko babyumvishe. Abana b'abakobwa bakora neza kurusha abahungu mu wa gatatu, umwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Ubwo ni ukuvuga icyo cyiciro, ariko guhera mu mwaka wa gatandatu ndetse no kugeza mu wa gatatu abahungu bahita barusha abakobwa mu masomo yo hafi ya yose ndetse ni yose. Uburezi bwacu ni inkingi ikomeye mu kubaka icyerekezo twihaye cyo kugira ubukungu bushingiye ku bumenyi. Uburezi rero ni umusingi w'iterambere ry'igihugu cyacu, nibwo bushingiweho ubumenyi, ubushobozi bwo guhanga udushya, kongera umusaruro no kubaka ubukungu burambye. Niyo mpamvu uyu munsi nka minisiteri n'inzego dufatanya dukomeje gushyira imbaraga mu guteza imbere ireme ry'uburezi. Ubu bushakashatsi bwa LARS ni kimwe mu bikoresho by'ingenzi bidufasha gukusanya amakuru no gupima aho tugeze mu rugendo rwo guteza imbere ireme ry'uburezi. Buduha ishusho y'urwego rw'ubumenyi rw'abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu n'umwaka wa gatanu w'amashuri abanza ndetse n'uwa gatatu w'amashuri yisumbuye. Ndasaba ko buri wese afata aya makuru cyane cyane amureba, agakora kurushaho